Imana ntiyampaye ubwenge bwinshi bwo gutekereza ngo ejo nzaba ameze gute, ariko ndatekereza ngo ese itorero ejo n'uyu munsi rimeze gute, ejo rizaba rimeze gute, rizaba rimeze gute, rizaba rifite uwuhe murongo, rizaba rigendera ku uwuhe murongo. Itorero ntibarirebera mu nyubako, itorero ntibarirebera mu kuririmba no kwigisha, itorero ntibarirebera mu mubare w'abantu benshi cyangwa bake, itorero barirebera muri iriya mirimo itanu. Iyo ngiyo izayongera ugukiranuka. Nshobora kuvuga ngo uyu munsi sinjyayo kandi nkumva nta kibazo, nshobora kuvuga ngo n'ukwezi nzajyayo rimwe cyangwa kabiri kumva nta kibazo, ariko burya ni ikibazo gikomeye cyane. Imana ikikubaza ni iki? Irakubaza ngo hariya wari uhagaze se umwanya wawe, wari uhagaze mu mwanya wawe ariko wari uhagaze n'umwanya w'abandi, ideni rigakomeza kugwira. Nubona ubuze mu iteraniro ry'abera ryo kuramya Imana, ufite guhumeka, ufite n'uwo mwanya, nta kintu cy'itegeko kikubuza wenda ngo wafunzwe, uzarire uko byamera kose. Itorero ni irya Kristo, ni irya Kristo, nyiraryo arahari. Haleluya, n'abera b'Imana barahari. Oya sinyira ikivume, narababariwe nabaye umunyamugisha. Oya sinyira ikivume, oya sinyira ikivume, narababariwe nabaye umunyamugisha. Oya sinyira ikivume, oya sinyira ikivume, yarambabariye. Trimba, oya yarakubabariye. Oya oya yarambabariye. Oya 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 sinyira ikivume, oya sinyira ikivume,
urwandiko rwanditswe na Yakobo page 234 mu isezerano rishya, page 234. Dusome igice cya kabiri murongo wa 14 tugeze ku 26. Dusome. Uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe iby'umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, jyeweho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganije rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhandirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Dore na Marayu wa Rahabu, mbese ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira? Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Turakomeza igice cya kabiri, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 9. Turahera ku murongo wa 57 tugere ku murongo wa 62. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 9, turahera ku murongo wa 57 tugere ku murongo wa 62. Abahageze dusome mu izina rya Yesu. Bakiri mu nzira, umuntu arababwira ati ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Maze abwira undi muntu ati nkurikira. Nawe ati databuja, reka mbanze ngende mpambe data. Yesu ati reka abapfuye bihambire abapfuye babo, ariko wehoho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera abiwanjye. Ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiye ubwami bw'Imana. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dukomeze gusoma mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 12 umurongo wa 27. Sorry, n'Abakorinto nasomye nakoze. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 12 umurongo wa 27. Nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe n'urugingo rwawo.
mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Nshimye Imana cyane kandi cyane kubw'uyu mwanya, kubw'iri teraniro Imana yaduhamagayemo kugira ngo tubashe kuramya Imana. Biba bigoye ko umuntu yavuga wenda ibihuye neza n'ibyo atekereza, kuko ibitekerezo bigira imbaraga kurusha ururimi. Ariko mu kuri nishimiye iri teraniro, ndaryishimiye kandi ndabishimiye namwe. Impamvu ryishimira ni uko nkunda iteraniro ry'abera b'Imana. Abera b'Imana bateraniye ndahakunda, kandi ndahakunda cyane, namwe ndabakunda. Abo twabanye mu gitondo nababwiraga njyewe birampagije ko si ibiteraniro rimwe rya hano, kumva ndasa n'umaze igihe kinini ntabana namwe, kumva ndabakumbuye kandi nkabakumbura cyane. Ni ku cyumweru gusa gishize tutabanye namwe, ibiteraniro nari ndimo byari ryiza nk'iri nkaya yacu, ariko ntabwo iminota yashiraga ari myinshi ntibuka ko namwe mwateranye. Hashira iminota ngongera nkibuka ko mwateranye, nkumva ndi hariya kandi ndi hano. Haleluya. Ndabishima. Risa nkaho ryoroshye kandi ryoroshye cyane, nta buhanga burimo. Birantera wenda kubabwira icyagiye kimfasha muri uyu murimo wa gishumba. Bibiliya ni ngari, ni nini, irimo amagambo menshi, ariko hari igihe njya nibaza nkavuga ntariko se ubu koko uyu murimo ndawushoboye. Nkumva navuga nk'abakozi b'Imana ba kera ko ntazi kuvuga, ariko ngakomezwa n'ijambo rimwe rimbamo ritajya rivamo n'umunsi n'umwe. Yohana ubwo yakiraga intumwa baza kumubwira inkuru ya Yesu Kristo, baramubwiye ati mwigisha, wa wundi mwari kumwe hakurya arimo arabatiza nawe, arimo arakora imirimo nk'iyo ukora, arimo arakora ibitangaza biruta n'ibyawe. Hanyuma Yohana aramubwira, abwira abo ngabo bigishwa be, atariko uw'umukwe uw'umugeni asanga niwe mukwe, uwo nguwo akwiriye kuzamuka, njyewe nkagira gute, ngaca bugufi cyane. Ati njyewe murambera abagabo n'abahamya yuko umurimo wanjye ari umurimo w'umuranga wo kubabwira ngo nguriye umwana w'intama w'Imana ubasha kubakiza ibyaha, ntabwo ari njyewe ubasha kukiza. Ni uko nguko umurimo wanjye, ikinshoboza, ikimpa imbaraga, ni ukubabwira ngo ngiyi inzira. Si ukubasobanurira byinshi kuko naje byinshi simbizi. Iri jambo tugiye kwiga ndakomeza, ni ijambo ryoroshye, ryoroheye n'umwana muto. Ndimo kuritegura narimo nibaza ngo se uwambaza ngo se intego yawe ni iyihe, wamubwira ngo iki? Abiga kwigisha abana iyo batangira gutegura isomo babanza ibizaheruka, bakavuga ngo nyuma y'iri somo ngo ndifuza ko umwana ngo aba amenye iki n'iki. Ababaye abarimu barabizi. Nyuma y'ibi ndifuza iki ngiki. Nyuma y'ibi bintu tugiye kwiga bikeya byoroshye muzi cyane, ariko nifuje gusubiramo. Nifuje igisubizo kiri muri Bibiliya. Igisubizo cyabyo kiri muri Bibiliya. Reka mbibasomere igisubizo mushaka kuguha. Nyuma y'ibyo tushaka kwiga, igisubizo kiraboneka mu Baefeso igice cya 4 umurongo wa 12, uwa 13, uwa 14.
havuga ngo ni ukugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Ngiki cyo nifuje kimwe. Icya kabiri, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'inyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ngiyi ntego, ngiki cyo ngamije nyuma y'ibyo tugiye kwiga. Amen. Nibi kugira ngo Paulo ndamukunda rwose, kugira ngo tugiye kwiga amagambo make, imirimo 5 igaragaza ko umukristo ari umukristo, imirimo 5 igaragaza ko itorero ari itorero, imirimo igaragaza ko umukristo yuzuye ashitse, imirimo 5 igaragaza ko itorero ari itorero. Uzakubaza ngo si itorero ryiza ni irihe, n'umukristo mwiza ni uwuhe? Iyi mirimo 5 niyo fondation, niwo musingi werekana itorero ko ririho. Itorero ko ryuzuye. Itorero ntibarirebera mu nyubako, itorero ntibarirebera mu kuririmba no kwigisha, itorero ntibarirebera mu mubare w'abantu benshi cyangwa bake, itorero barirebera muri iriya mirimo 5. Iyo ngiyo iza yongera ugukiranuka, uko sinkuvuga uyu munsi. Imirimo umukristo mwiza yongeyeho gukiranuka. Gukiranuka hose ndimo kukwigisha nonaha. Abari muri iyo mirimo yose ko ari 5 nshaka kubabwira, iroroshye ndaza kuyivuga. Ni imirimo dukora buri munsi, ariko rimwe na rimwe tukayikora tutazi ko ari imirimo, kandi ari imirimo y'abera b'Imana. Ni imirimo Paulo wera, ariko wenda ntaravuga n'ibya Paulo. Turimo turavuga imirimo, ririya jambo riri badusomeye muri Yakobo, ndashaka gusubira mu mirongo 1 kugira ngo turebe ko imirimo ari ngombwa. Uyu munsi abantu bashira kwizera imbere, kandi ni ngombwa kwizera, ni kwibanze, ariko bakibagirwa imirimo y'abera b'Imana. Igice badusomeye, dona yadusomeye, ndashaka gusubira mu murongo wa 10, umurongo wa 17, wa 19 wenda nshireho n'uwa nyuma. Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Kwizera konyine kudafite imirimo kuba gupfuye. Umurongo wa 19 ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, uzajya ubyizera gutyo. Ngo ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Umurongo wa nyuma ngo nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, ngo niko no kwizera kudafite imirimo kumeze, ngo kuba gupfuye nako. Kwizera ni kwa mbere, ariko iyo kudaherekejwe n'imirimo kuba gupfuye. Imirimo tugiye kwiga ko ari 5 ni imirimo idasaba imbaraga, imirimo yoroshye, ariko kuyihusha ni ukuhusha intego y'itorero. Tuzi neza ko Imana yahaye abantu impano zitandukanye. Mfite impano yanjye Imana yampaye, ndayizi, nawe uzi yawe. Imana ntizigera imbaza ngo inyishuze impano itampaye ko ntayikoresheje, ntizabimbaza. Nawe ntizakubaza icyo itaguhaye.
imana izatubaza icyo yaduhaye. Impano yaguhaye niyo izakubaza ngo si warayikoresheje. Iyo itaguhaye ntizitiranya ngo ivuge ngo iriya mpano ya pasiteri wese kutayikoresheje. Oya, imana ntigikiranirwa, ahubwo iyawe iyo ngiyo nitugera mu rubanza izayikubaza ngo se ko naguhaye iki ariko utagikoresheje, ko naguhaye iki waragikoresheje, injira mu munezero wa so. Nuko imana ikora. Ariko hirya y'izo mpano, hirya y'izo mpano hariho uburyo imana yagiye itegura itorero. Imana iha umurongo itorero rya Kristo, irikorera plan. Iravuga ngo itorero, dore itorero rya Kristo rizaba rimeze gutya, rimeze gutya, rimeze gutya, rimeze gutya. Sinemerewe gushiraho ibyanje cyangwa gukuraho. Itorero rifite uko ryapanzwe na nyiraryo, niko ngomba kugenda, si ngomba kubihusha. Bimwe muri byo biri muri iriya mirimo 5. Icyakora uyu munsi kubera ubwenge bwacu n'iterambere wenda ritari ryo mu mwuka, abantu bamaze kwishiriraho urundi rufatiro, abantu bamaze kwishiriraho iyindi gahunda, abantu bamaze gushiraho iyindi mirongo, abantu bataye inzira bashiraho iyindi mirongo y'itorero, kandi koko bakomeza kuba benshi, bakomeza kuba no itorero rikomeza kwitwa itorero. Aba mu gitondo narimo mbabwira ngo hariho icyo abantu nyabwenge, abanyabwenge cyane bakunda kuja mu by'amadini bita nananiwe kugisobanura mu rurimi rwacu, babyita religion à la carte. Ni idini rigaragara ariko birimo ibintu byinshi, iryo jambo ririmo ibintu byinshi cyane, ariko wenda kimwe muri byo ni itorero, ni idini rigaragara, ukaba waribona hano ukaribona hariya, n'umuntu akaba yakubwira ngo ni umukristo, ariko mu kuri uko byanditswe muri Bibiliya atari ku itorero rimeze, ryaramaze gufata uwundi murongo twebwe tutazi. Umuntu akabaho ari umukristo ariko umukristo utagira Bibiliya, akaba ari umukristo ariko umukristo utayoborwa n'ijambo ry'Imana, akaba ari umukristo ariko umukristo udasenga, akaba ari umukristo ariko umukristo utagira imirimo, akaba ari umukristo w'izina. N'abariya bene data bari mu bihugu byiriya hanze kure hakurya y'amazi, abenshi babivuyemo, ariko munsi y'ubabajije barakubwira ngo turacara abakristo, baracatanga n'imisoro y'idini, baracatanga amaturo, ariko ntatunga Bibiliya, ntasenga, nta Mana, abayeho ubuzima butari ubw'Imana, abayeho muri ubwo buzima. Ni idini rishushanyije, ni idini rigaragara, ariko si idini riri mu murongo. Ariko Imana nyamana, Imana yacu Yesu Kristo ifite uko yahamije itorero ryayo. Ikindaza inshinga ngiye wenda ikimpangarika nawe wenda niba ufite ishyaka ry'inzu y'Imana, ni ukureba ngo ese itorero ryabayeho muri iyi myaka 2000 bishize ryabayeho gute, rimeze gute uyu munsi, rizabaho gute ejo. Simbabeshe ngiye icyo kibazo ndakigira mba ngitekereza umunsi ku wundi. Imana ntiyampaye ubwenge bwinshi bwo gutekereza ngo ejo nzaba ameze gute, ariko ndatekereza ngo ese itorero ejo n'uyu munsi rimeze gute, ejo rizaba rimeze gute, rizaba rimeze gute, rizaba rifite uwuhe murongo, rizaba rigendera ku uwuhe murongo. Itorero rya Kristo, simvuga IPR gusa, ndavuga itorero ry'Imana rya Kristo, rizaba rimeze gute, kandi abo kurifasha kubaho nitwe, ni wowe. Nimusha nzaba ndiyobeje, bikantwara umwanya munini cyane nkibaza ngo ariko se nyuma y'ibi ngibi uko itorero rizaba rimeze gute. Ariko uko byamera kose itorero ni irya Kristo, ni irya Kristo, nyiraryo arahari. Haleluya. N'abera b'Imana barahari. Umuririmbyi yaje ngo nyamara abera baryo ngo bahora bari maso, ngo bakabwira umwami ibyaryo ngo rirengere. Rirahari, ariko nubwo rihari riragenda risa nkaho ritakaza umunyu n'umucyo waryo wa kera.
riragenda risa nkaho ryishushanya mu yindi plan itari plan, itari igishushanyo kiri muri Bibiliya rwose pe. Ibyo biraboneka, biragaragara, kuko Imana imaze gushushanya itorero yarihaye ubwiza butangaje. Abamaze iminsi baza muri Nibature twiga ijambo ry'Imana, turimo turiga kuva tugeze ku bice bya 28 aho ngaho na 7. Iyo somye muri biriya bice bya 25 na 6 usanga uburyo Imana yitondeye yabwiye Mose ati, Mose, ngiye kuguha umurimo ukomeye wo kubaka ingoro y'Imana, umurimo wo kubaka ihema y'Imana. Imujana ku musozi irashushanya buri kantu kose kagahana mesure. Imana se irya yibesha? Yari kubwira Mose, Mose yari umuhanga, Mose yari yarize, Mose yari gukora plan akabona ihema. Ariko Imana yamubwiye akantu kose igera no kuri detaye n'umusumari. Nta misumari yari hicogeye kuko bakoreshaga imyenda. Igikwazo gifunga ikamubwira ngo kizaba kimeze gutya, n'umwobo uzashiramo igiti uzaba umeze, n'igiti kizaba gifite ibi. Kwari ukugira iki? Kwari ukugira ngo Mose azashushanye ingoro y'Imana isa neza n'uko Imana yayitegetse. Kandi natwe ariko tugomba kurema itorero, tukaba mu itorero rijyanye n'uko Imana yaritegetse ko riba. Haleluya, haleluya. Niko Imana yari yamubwiye ngo kandi uzagira umwete wo kuyikora bijyanye neza n'iyi sample nguhaye. Mose aba ariko akora ijambo ry'Imana. Kristo adushyira mu itorero, tuba ingingo z'itorero, aratubwira ngo namwe ngingo z'itorero, dore uko mugomba gukora, dore uko mugomba kubaho, nuku. Nimutabaho nk'uku muzaba mwataye intego. Kandi noneho Imana ni Imana koko. Izana buri wese iramubwira ngo wowe uzahagarara hano, nanjye mpahagarara aha, n'undi ahagarara aha ngaha, n'undi ahagarara. Buri twese turi urugingo, buri wese ari urugingo rw'iryo torero. Icyo Imana yampaye, umurimo yampaye ngo ukore neza, uwo Imana yaguhaye ukore neza, nukora nabi nanjye nanirwa uwanjye. Ngiye ko iby'Imana bibera amayobera. Ninitwara nabi nawe uwawe uzakunanira. Itorero ry'Imana rigawe. Kare mu gitondo rero nibaza usomye muri mu Bakorinto ba mbere kiriya gice badusomeye, udusomeye nyuma yadusomeye, aravuga ngo nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe n'ingingo zawo. Ikibazo narimo nibaza ni iki? Bishitse koko kandi ni nako biri, kamenya ko ndi urugingo rw'itorero, kandi urugingo rw'ingirakamaro mu itorero. Wenda Imana yarangiza ukuguru kw'itorero ariko sinkukoresha, iryo torero rizagenda, ntirishobora kugira aho rigera. Kubera iki? Kubera ko uwari ukuguru ni wowe, ntaho ujya. Imana niba yaravuze ati ni wowe kuboko kw'itorero, ni wowe ugomba gukora kugira ngo iri torero ribeho. Noneho ukuboko kwanje nkagushyira inyuma sinkore, iri torero ntawe uzarikorera. Kandi Imana izavuga ngo itorero rizifite ikibazo kubera wowe. Niba Imana yaragushizeho umeze nk'ubwonko bugomba gutekerereza irindi torero, ubwawe ntubutekereze itorero, ugatekereza ibyawe, itorero rizabaho ridatekererezwa, ritajya imbere. Ariko Imana izagaruka ikubaze ngo ko ari wowe nari nashizeho uru rugingo, itorero rikaba ryarabuze uritekerereza, ntufite urubanza. Itorero ryanje rifite ikibazo kubera umuntu umwe. Niba naragushizeho kugira ngo uzajye uririmba abantu bishime, ukaba utaririmba, ubwo rero itorero rifite ikibazo. Kandi uteye ikibazo ni wewe Akani. Tujya tugira ngo ba Akani ni abajura gusa, ahubwo ba Akani benshi ni abajura
badakoresha iby'Imana yabahaye kugira ngo itorero rya Kristo ribashe kubakwa. Uwo nawe ni akandi. Reka dukomeze muri wenda muraza kubyumva neza. Ingingo zose z'umubiri, ndasa wenda n'uwagiye mu mpano nubwo ntabikeneye cyane izo ingingo, nta rugingo rushobora gusimbura urundi. Ukuguru ntabwo kuzigara gusimbura ukuboko, ntibishoboka. Nta n'uzagusimbura wowe. Umwanya wawe ufite mu itorero nta muntu ushobora kuwujyamo. Imana izakomeza, nubwo haza umuntu akavuga ati ngaho, Imana izakomeza ibone ya vide yawe na wa murimo wagombye gukora utarimo gukora, ikomeze kubara nkaho ari icyuho cyabuzemo ubwihagararamo, nubwo hariho undi, kuko wowe uri umuntu udashobora kuba gusimburwa niba Imana yaraguhamagaye. Haleluya. Ikibazo rero ni ikihe? Ikibazo kizaho ni uburyo itorero twebwe twaje tukarishushanya uko dushaka, tukarirema uko dushaka, tugakora igihe dushakiye, tukavuga ibyo dushaka, tukarishushanya uko dushaka, tukarijyana mu murongo, risigara ryitwa religion à la carte. Mwebwe Abafaransa mubasha kumva, rigaragara ariko ryataye umurongo. Imana itubabarire. Wenda mpita njya kuri ya mirimo itanu. Ya mirimo itanu yoroshye rwose bavandimwe. Si impano, ni imirimo. Ntabwo ari impano, ni imirimo y'abanyetorero bose. Njyewe nawe tugomba guhuriramo. Iyo nyifite nyinjiramo mba umukristo wuzuye. Iyo nikuyemo nkareka umwe mba umukristo utuzuye. Itorero iyo ritabifite byose biriya bintu bitanu ngiye kubabwira, riragaruka rikaba itorero rituzuye. Kubera iki rero naribizanye uyu munsi? Mwuka w'Imana arimo arambwira kongera kubibabwira. Ni ukugira ngo niba utarimo muri iriya mirimo itanu, winjire, uze ugifite umwanya, ugihumeka, uze mu murimo wawe. Itorero niba tutanabifite tubyinjiremo nk'abana b'Imana, tudakomeza kubaho umugayo nka Paruwasi ya Remera Kicukiro n'Abapresbiteriyani muri rusange. Amena. Iyo ndayivuga ntikeneye no ko nayisobanura. Umurimo wa mbere ni uwuhe? Umurimo wa mbere tutazi ko ari umurimo Imana izatubaza, ni umurimo wo guhora kwiga. Umurimo, nubwo nabisobanuye gutya, kuri ijambo nyaryo simbasha kuribona mu rurimi rwacu. Abagiriki bayita didake. Ni umurimo w'uko numva ko ngomba guhora ndi umunyeshuri niga iki. Ntabwo niga amategeko y'Imana, ayo narayize narayamenye nkiri umwana muto, ka wa wundi Yesu Kristo yabwiye. Wa wundi wigeze kuza kuri Yesu Kristo aramubwira ati ibyo byose mwami mwigisha narabyujuje, amategeko twarayamenye, kumenya icyaha narakibimenye. Ahubwo Pawulo arabitwigisha neza, twiga Kristo. Duhora turi abanyeshuri twiga Kristo. Uzabisome mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 20. Duhora twiga Kristo kugira ngo dushushanywe nawe, tugende nk'uko abishaka. Niho hava umurimo wo gukiranuka rero. Nzakomeza nige. Umukurambere wacu Jean Calvin yaravuze ngo nubwo naba ngeze mu ntege nkeya zimeze guteza umubiri, ndwaye cyangwa meze gute, ngo simfite uburenganzira bwo kwikura muri iri shuri ngo mvuge ngo nta mbaraga ngifite. Nzakomeza ngende n'imbaraga nkeya, ariko nkomeze niga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibi rero nibyo kimwe mu by'itorero ry'imperuka ryabuze, ni ukwiga ijambo ry'Imana. Abantu babaye abamenyi, abantu bafite ubumenyi, bagwijije ubumenyi, ariko ubumenyi busa nkaho butari ubumenyi bwuzuye. Bashobora guhera mu itangiriro bakagera mu byahishuwe, bavuga ibya Bibiliya, ariko bababaza ugasanga mu kuri nta Mana bazi. Niyo mpamvu bateraganwa n'imiraba n'imiyaga y'imyigishirize yose ije. Niyo mpamvu batubaha Imana ntibubaha abantu. Niyo mpamvu badakura mu ijambo ry'Imana.
abantu n'abakristo badatunga Bibiliya, badatunga ijambo, batiga ijambo. Ngiri itorero ry'imperuka. Itorero ry'imperuka rifite umwanya wo gukora business. Itorero ry'imperuka rifite umwanya wo gusakuza. Itorero ry'Imana ry'imperuka rifite umwanya w'impaka, rifite umwanya w'ishuri ry'ijambo ry'Imana, rifite uwo mwanya. Ariko abakera, intumwa za kera ngo zashishikariraga kwiga ibyanditswe byera. Bibiliya nizo kugendana, sizo kwiga muri iyi minsi y'imperuka. Ariko ijambo ry'Imana, umwanditsi yaravuze ngo maze kuribona ngo narariye imbere ibyishimo n'umunezero. Ntibaryiga na gato. Uwo ni umurimo. Abantu benshi rero bazi ko kwiga ijambo ry'Imana, ntibazi ko ari umurimo tuzabazwa. Imana izakubaza ngo ese ko naguhaye ijambo ryanje wararyize, ko wakomeje kuba umuswa? Abantu benshi bagendeye mu bukristo bw'amarangamutima kubera ko batazi ijambo ry'Imana. Nico cyaga isubizo badusomeye muri Luka. Yesu abwira abantu batatu, yahuye n'abantu batatu, umwe aramuhamagara aramubwira ati nkurikira. Uwa mbere nta nubwo yamubwiye, niwe wenyine waje ati mwami Yesu, nanje nabonye ibyo ukora, reka ngukurikire. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo, inyoni nazo zifite ibyari, umwana w'umuntu ntafite aho arambika umusaya. Icyo yarashatse kumubwira ni iki? Nuko wa muntu yaraje kuri Kristo kubera amarangamutima. Amarangamutima ntaje atunga umukristo. Amarangamutima ntatunga umukristo. Umuntu atungwa n'ijambo yamenye. Yaraje kuri Yesu Kristo kubera amarangamutima, kubera emotion, kubera ibyo abona, kubera ibimunezeza. Ariko umuntu atungwa n'ijambo ryuzuye muri we. Uwa kabiri niwe waje, Yesu Kristo amubwira ati nkurikira. Aramubwira ati mwami, reka mbanze nje guhamba data. Iki jambo ry'Imana wenda nubwo tushobora kubisobanura gutyo, tubisoma gutyo, ariko ijambo ry'Imana icyo rirashaka kuvuga, wa wundi yaramubwiye ati reka mbanze nje kwita kuri data ugeze apfuye. Reka mbanze kwita kuri data ugeze apfuye. Niba abakristo bavuga ngo nzakorera Imana, nzinjira mu mirimo y'Imana, nziga ijambo ry'Imana, ejo mbanje kuzuza ibi byanje, mbanje kuzuza business yanjye ndimo, mbanje kwishyura, mbanze gukora, reka mbanze ibi ngibi. Yesu aramubwira ati ubwami bw'Imana si ubw'ejo, ubwami bw'Imana ni ubwa none. Kwiga sejo, gukorera Imana sejo, ni none. Uwo gatatu ngo yaje nawe, Yesu aramubwira ati ngwino nkurikire. Yesu aramubwira wa muntu, asubiza Yesu ati mwigisha, nibyo ndabishaka kugukurikira, ariko reka manje gusezera kuba iwanjye. Wa muntu icyo yavugaga, yabwiraga Yesu ko ari kumubwira ati nukurinda gushaka, ariko reka mbanze nkore nibi. Niba abantu bahora bagenda bagaruka, batagira aho ntibamuvinga, wa mugani wanyu, baragenda bakagaruka, ba bantu bahora muri ibi, ntibahitamo ngo bakomeze urugendo. Ni abantu baza ariko kandi bagasubira n'inyuma. Uko niko abakristo benshi, iyo utiga ijambo ry'Imana tushobora gutera imbere. Uzahora uri umuntu usubirayo kuba iwanyu, usubirayo kuby'iwanyu. Uyu munsi ukaryumva rigashira, ugasubirayo. Ariko ijambo ry'Imana riradukomeza. Iri jambo ry'Imana rikaduha kumenya Kristo. Ijambo ry'Imana rikatuyobora mu buzima bwacu bwose. Iyo tutaritunze turiyobora, iyo tutaritunze ryuzuye turiyobora. Uyu ni umurimo wo kwiga ijambo ry'Imana, tukemera ko rituyobora. Torero ry'Imana ni ikimba nshaka, nicyo nifuza, nicyo Mwuka w'Imana adushakaho. Presbyterian ni iki nicyo Imana idushakaho. Iri jambo naryo ridufasha. Erega muri iyi si byanga bikunda tuzahura n'ibibazo. Iyo ritaje ngo turimenye, iyo duhuye na ya miyaga, na ya myigishirize, iyo tugahura na bya bindi byose bitugora, turagenda. Ariko iyo ryaje
riradufasha no muri uru rugendo turimo, uru rugendo rwo kuja mu ijuru. Nta kindi kizatwihanganisha, nta kindi kizagufasha kuba umukristo kugeza imperuka, nuko ijambo ry'Imana rizaba rigwiriye muri wowe. Ntabwo rero ushobora gutungwa n'ijambo wize mu mubatizo. Buri munsi duhora turabigishwa. Ni umurimo w'Imana uwo nguwo. Itorero ritiga ntiriba ari itorero ryuzuye. Umukristo utiga ntaba ari umukristo wuzuye. Ishira ku munzani urahita wibona aho uri. Hanyuma ijambo rigira kabiri ni ijambo wenda mu buryo bw'ururimi mbyite kuramya. Kuramya ariko kuramya nabwo ubwo jambo ntiryuzuye. Mu rundi rurimi ni iki twita liturgia. Nuko wenda benshi tuvuga ngo liturgia mukagira ngo n'iriya mirongo umuyobozi wa gahunda agenderaho. Liturgia ni ibi bintu byose dukorera mu iteraniro. Ibi bintu byose dukorera mu iteraniro burya nibyo twita liturgia cyangwa liturgia cyangwa praise and worship. Haba harimo iri jambo, haba harimo gusenga, haba harimo kuririmba, haba harimo kwishima, haba harimo imirimo yose ikorerwa mu materaniro. Uriya ni umurimo itorero ribaye ritawufite ryaba ryarashize. Umwarimu wacu kera yigeze kutubwira, ari umufaransa, aratubwira ngo iwabo ngo afite abakristo 4 nabo yarasigaranye, ngo kandi nabo iyo baje ngo ntabwo barebana, ngo umwe areba iriya ngo undi akareba iriya, undi akareba iriya, ni 4 ngo ariko ntibarebana. Ese abo baririmbira hamwe, abo basengera hamwe? Ntibishoboka. Liturgia rero ni ayo magambo, ni iyi mirimo ikorerwa ahabera b'Imana bateraniye. Guterana izi gahunda zose tuba dufite ni umurimo Imana itubaza, ni umurimo Imana iduhembera, ni n'umurimo Imana izatwishuza ngo ko nabahaye ibihe ariko ntimwakoze liturgia nk'uko nyitegeka. Kubera iki? Kuko Imana iki ni ikintu gikomeye cyane Imana yaduhaye gisumba ibindi bintu byose. Kuko icyo twita liturgia si izindirimbo, si no gusenga gusa, ahubwo ni imirimo ikorwa mu mwanya wanje no mu mwanya w'abadahari. Sinzi ko bisobanuye neza. Mu mwanya wanje no mu mwanya w'isi yose. Iyo turi hano turamya, iyo turi hano dusenga, iyo turi hano turi mu iteraniro, tuba turimo turaterana n'abandi batabasha guterana. Tuba turimo turaririmba mu mwanya wa biriya byaremwe. Ibiti ntibyahawe kuririmba nk'uko turirimba, amatungo ntiyahawe kuririmba nk'uko turirimba, abantu wenda bafite ibibazo bindi bitabaturutseho ntibahawe kubikora nk'uko twebwe tubifite. Ijuru n'isi n'ibyaremwe byose muri liturgia njyewe uhari imba ndi muri uwo mwanya, niyo mpamvu njyewe mbyishimira. Kubyikuramo rero no kwikura muri ubwo butunzi. Abantu benshi twigira abakene kandi Imana yaradutungishije. Iyo duhuye tugahura gutya, tuba duhagararanye, tuba duhagaze mu mwanya wacu, tuba duhagaze mu mwanya w'abandi bantu bose, abahari n'abadahari. Icyo nicyo twita kuramya no guhimbaza kuzuye. Uyu murimo mba ngukora ariko nkavuga ngo Mana ndimo ndawukora ariko kawukora no mu izina rya biriya bitabasha kuvuga, kawukora no mu izina ry'abariya batabasha kuvuga, ngasimbuka no mu izina ry'uriya utabasha gusimbuka, kavuga iby'ijambo ry'Imana no mu izina ry'uriya utafite uburenganzira bwo kubivuga. Imana rero iyo indeba muri iri teraniro indeba mu isi yose, ijuru n'isi kayibonamo hano. Niki ijambo risobanura kubyikuramo. Abapresbiteriyene bo barabizi, kubyikuramo ni ibintu byoroshye cyane, barabizi bo rwose. Kubyikuramo ni ibintu byoroshye cyane. Nshobora kuvuga ngo uyu munsi sinjyayo kandi nkumva nta kibazo. Nshobora kuvuga ngo n'ukwezi nzajyayo rimwe cyangwa kabiri kumva nta kibazo. Ariko burya ni ikibazo gikomeye cyane. Imana ikikubaza ni iki? Irakubaza ngo hariya wari uhagaze se umwanya wawe,
wari uhagaze mu mwanya wawe ariko wari uhagaze no mu mwanya w'abandi, ideni rigakomeza kugwira. Wa presbyterienne bo ni ibisanzwe ariko si ibisanzwe. Twihana ico caha c'uwo murimo mubi tuba tugiye kwishiraho, ahubwo muze dukorera Imana kugeza aho bera b'Imana bazaba batunganye. Tugomba kubisubiramo. Nubona ubuze mu iteraniro ry'abera ryo kuramya Imana, ufite guhumeka, ufite n'uwo mwanya, nta kintu cy'itegeko kikubuza wenda ngo wafunzwe, uzarire, uzaboroge, uzavuge ngo Satani aranyambuye, kandi koko azaba kwambuye imigisha y'Imana. Irindi jambo rya gatatu niringire, ni ijambo ritubwira ubusabane bw'abana b'Imana. Koinonia, communion, ubwo uko guhura kw'abera b'Imana. Murebe, nimwirebeho namwe, murebe nushaka urebe uwo mwicaranye, timuvuka hamwe, cyakora nugira umugisha uzasanga wenda muva nko muri komini imwe, mu karere kamwe cyangwa umurenge umwe, ariko uzasanga uriya yaravuye iburengerazuba, iburasirazuba, uriya hehe, uriya nitugira umugisha usanga umuzungu ari hafi yawe, umwirabura ari hafi yawe. Ese mugira ngo Imana biriya yifa kubikora yibeshe? Kubera ko idasana abantu b'umuryango umwe ngo ari bihuza. Mugira ngo Imana iba yaribeshe? Imana ntijya yibesha, ahubwo yaranzanye inguyi kantarage iyo ngiyo, nawe irakuzana igukuye iwanyu nanje inguyi iwacu, iratuzana twese uko tungana uko niko twavuye mu miryango itandukanye, ariko iraduhuza itugira umuryango umwe w'abera b'Imana. Kubera iki? Kugira ngo tube ishyanga ryera ritandukanye n'amaraso y'akavukire y'imibiri yacu. Pawulo niyo mpamvu avuga ngo ntabwo tugitekereza abantu mu bisekuruza, ahubwo iratuzana twese tugira ishyanga ryera, abana b'Imana. Kubona imbere yanje no kubona ibyishimo byuzuye. Haleluya. Kwivana muri mwebwe no kwikura mu murimo w'Imana no kwikura mu mugisha w'Imana. Hari abakristo bataba muri community, hari abakristo bataba mu bera b'Imana, ntaco bibabwiye, yaba wenyine, ariko nakaga ko ngako, nakaga gakomeye cyane. Kandi nabwiye abantu inkuru nasomaga ejo nasomye inkuru numva ni inkuru nziza. Umuntu w'umufundi, yari n'umudamu, ari umufundi asiga amarangi, ngo yaje kugwa, aragwa aja muri koma. Abagiye kumurwaza bari abantu basengana, ari muri koma, amara igihe ari muri koma, ngo umwe araha uwundi araha, bakaganira batazi ko ari kubumva. Burya umuntu uri muri koma arumva. Dr. Mbabarira niba mvuze bitari byo. Namubonye ari muganga aje kumfasha, ariko namwe murabyemera. Niyo mpamvu abaririmbira bagira gutegura ngo akomeze kumva ibyiza. Hanyuma ngo arumva ariko atabasha kuvuga, atabasha kubasubiza, ngo banga kumusiga iminsi yose yabaye ari muri koma. Hanyuma Imana ije kumubwira neza, arakira, arabyuka. Ngo yarababwiye ngo icyafashije n'icyanejeje muri kiriya gihe cyose ngo nuko numvaga bene data ibumoso n'iburyo, ngo bandimo turi kumwe nabo, ngo ndavuga ngo nubwo napfa ngo cyangwa nkabaho ngo ntacyo bitwaye, nishimiye abera b'Imana turi kumwe. Ariko twebwe nimurebe abera b'Imana, uburyo tuvuga ururimi rw'ibaberi. Ururimi rw'ibaberi ni uruhi? Ni ururimi rutavuga kimwe. Ni rwa rurimi mvuga ibyanjye nawe ukavuga ibyawe, tugatatana ntitwumvikane. Itorero ry'Imana n'amatsinda ari mu itorero amenshi avuga ururimi rw'ibaberi aho kuvuga ururimi rwa Pentecote.
ururimi rwa pentekote ni uruhuza abera b'imana bavuye hehe na hehe na hehe tugatangira kuvuga ururimi twumvikanamo twese. Iyo niyo kominiyoniya, iyo niyo kominiyo, iyo niyo kominote, iyo niyo huriro ry'abera. Igihe cyose mu itorero tuzaba tuvuga ibidahuye, tuzaba turimo turavuga ururimi rw'ibaberi. Nimuba batatu musengana mukavuga indimi zidahuye, ntimwumvikane, ntimuri kominote y'abana b'Imana, muri kominote y'ibaberi. Mwaretse tugahunga ibaberi tukinjira muri pentekote. Kandi nubona hari ikindi kigutekereza uko abera b'Imana batavuga, ca bugufi usenga Imana, Imana ikubabarire. Kubera ko itorero ry'Imana ryayoborwa n'umwuka w'ibaberi. Twarimo turavuga hariya muri konsisitwari intambara zagiye ziba mu matorero. Kubera iki abantu bayoborwa n'umwuka w'ibaberi, kandi umwuka wa pentekote waraje uduhuza tukavuga kimwe nk'abera b'Imana basangiye data. Kubera iki? Kubera ko twikurira umutwaro Kristo yadutuye. Nubona utangiye kunyuranya n'abandi ibyo bavuga, uzasaba Imana ikumurikire. Uyu ni umurimo wo kuba hamwe nk'abana b'Imana, ni umurimo Imana iduhembera. Ariko kandi ni n'umurimo mubera b'Imana, wenda ndaje mpagere ku kurindi rikurikira, mu murimo w'Imana, umurimo w'Imana dukorera hamwe sinshobora kuvamo. Turamenyana, turahura, tukaririmbira hamwe, tugasengera hamwe, tugafashanya, tukaba umwuka umwe. Ariko hariho abakristo banezezwa nuko baba bonyine. Muzi ko bahari abakristo banezezwa yuko baba bonyine, ngo nibereye ku buzima bwanje njyenyine. Hariho abakristo, ariko uyu murimo waba warakwihisha. Ni ukuri uyu murimo waba warakwihisha. Ushobora kuzuza iriya yindi, ariko uyu murimo wo kuba hagati mu bera b'Imana ukakwihisha, si byiza, si byiza. Saba Imana ikumurikire, saba Imana ikumurikire, ube muri kominote y'abera b'Imana, kuko ni umurimo tuzabazwa ko dukora neza. Hanyuma umurimo wa kane ni uyu nguyu, ni ugukorera abandi, diakoni, gukorera abandi, kwitangira abandi. Uyu ni umurimo w'abera b'Imana. Niba muri wowe wumva undi muntu atabamo, umukene atabamo, imfubyi atabamo, uwambaye ubusa atabamo, urwaye atabamo, ukumva uri wenyine, saba Imana, kuko uyu ni umurimo tuzabazwa. Itorero ridafite ibi si itorero. Umukristo utari muri diakoni si umukristo. Si umukristo uwo nguwo, ni umunyedini. Cyakora twe twabigize abantu benshi babigize nk'umuhango. Si umuhango, ni umurimo Imana iguhamagarira. Ni umurimo Imana iguhamagarira. Nugira icyo urusha mugenzi wawe, tukamurushye. Itorero nico diakoni ni ikintu gikomeye cyane bavandimwe. Kristo, itorero rya mbere ngo nta mukene wabagamo. Nigeze kubwira umuntu, nigeze kumva muri itorero babitubwiye rimwe, twari muri Ndatumane. Umuntu wavuye mu iteraniro ariyahura kubera ubukene, yaje gusenga, biteye agahinda byo, biratunanira, ariko ntibyagombye kutunanira, kuko icyo nicyo Imana yaduhamagariye. Umurimo wa diakoni, umurimo wo gufasha abera b'Imana, uyu murimo yuko muri twebwe byo biteye ubwoba bwinshi cyane. Muri twebwe umuntu akabura umwenda, iyawe warayibagiwe nuko ingana. Muri twebwe umuntu akaburara ufite ibyo uzarya n'undi mwaka. Ariko
ariko biva hehe? Biva muri bwa buryo tubana muri community. Aho niho hahase byose, muri bwa buryo tubana muri community, muri bwa buryo tubana nk'abera b'Imana. Aho niho hava byose. Iyo tubanye neza na diakoni iroroha. Kandi nabyo ya community iva hehe? Mu buryo twiga ijambo ry'Imana. Iyo twize ijambo ry'Imana turafashanya, mu buryo turamya Imana. Murabona ko uriya murimo iyo habuzeho kimwe n'iyindi yose irapfa. Hanyuma icyanyuma ni iki ngiki, ni ukwamamaza inkuru ya Yesu Kristo. Simbitindaho. Umukristo wese afite devoir, afite uyu mukoro wo kubwira abandi ko bagomba kuza kuri Yesu Kristo. Hari ya ndirimbo tujya turirimba, nanjye ndayikunda, ngo yanyishyuriye imyenda yose. Hari igitero kimwe muzarebe niba tutajya tubesha. Pasiteri yakoze yakituririmbiye ngo imbere ya ntebe ngo nzahagararayo, ngo nzaba njyanye iminyago. None se ko bamwe bashobora no kuzagerayo nta n'umunyago, tuzaba tujanye ihe minyago? Iminyago tuzaba tujanye iyihe? Ese hari indirimbo zimwe tuzajya turirimba ariko tukavuga ngo ni wowe munyago nzayigushira Yesu. Kandi iyo tunimba nyine, iyo tuyiririmba yo tuba twumva twageze mu ijuru. Dufite umukoro wo kubwira abandi, kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ngiyi imirimo 5 itorero rigomba, iyo bidakora mu itorero yitana itariho, itorero bari gifite ubumuga. Umunyetorero iyo iyi mirimo 5 atayibonekamo yose uko ingana, aba afite ikibazo. Garuka rero, ngwino wikwiha ibyawe, hari ibyo Kristo yaguhaye, haracariho igihe, haracari n'umwanya. Nzabivuga ngeze ryari, igihe Imana cyose izampera, igihe cyose. Haleluya. Urabishaka? Usaba Imana imbaraga, wibwira ati Imana, iyi mirimo ndashaka kuyibamo yose ko ari 5. Urabishaka? Haguruka dusengane. Nitumara turaririmba indirimbo ya 409. Ndasaba pastori aza dusengere, hanyuma turirimbe indirimbo Pastor Justin adusengere, hanyuma turirimba n'indirimbo ya 409. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko ntacyo uhishwa, ibintu byose urabizi, ntabwo meze nk'abantu. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye ko wadukunze ukaturema mu ishusho yawe, kandi ukatugira abantu bagomba gutegeka ibintu byose. Tugushimiye ko waduhaye Kristo akatugura amaraso ye ku musaraba i Golgotha, ukaduha imbabazi ku bwa Kristo. Mana ushimwe. Wabwiye Yeremiya ko wamumenye utaramurema mu nda ya nyina, kandi umubwira ko wamwejeje ataravuka, kandi ataravuka umuha akazi ko kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Twese uko turi hano tutaramenya ko tuzabaho, wari ubizi ko tuzabaho, kandi twese wamugeneye umurimo azakora. Turamushimira ko buri muntu wese mu itorero ari urugingo rwa mugenzi we. Bamwe ni amaso, abandi ni amaguru, abandi ni amatwi, kandi twumvise ko nta rugingo na rumwe rushobora gusimbura urundi. Ibyo turabigushimiye Imana, uhabwe icyubahiro. Dushoboze kumenya neza icyo dushakaho mu itorero ryawe nk'umuryango wawe nk'abana bawe, kandi dushoboze gukora icyo udukeneyeho nk'Imana ko dukora. Uturinde ubunebwe kuba abanyabute, uturinde kuba injiji, uduhe kuba abanyabwenge, kandi uduhe kuba abantu bafite imbaraga, uduhe kuba abantu bafite umwete, kandi udushoboze gukora ibyo dushakaho nk'uko Yeremiya yabikoze, kandi nk'uko Mose yabikoze, nk'uko Yesu yakoze umurimo we ku isi, ntiyarangara kandi ntiyatakaza igihe. Turifuza umutima wa Kristo no kugira ikirenge mu cya Kristo. Turagushimiye ko ubiduhaye, kandi ko hagiye kuba impinduka mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Nasaba ikorari ibyiringiro mutambuke imbere dufatanye iriya ndirimbo ya 400 na Believers. Nimuze indirimbo ya 409 tuyiririmbane. Yes, araduhamagara
isarurwa rirenze usarurira ninde uhamagawe na Yesu ni wowe washaka umwitabisha umutima winyakira ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu abahuye bari hafi n'abasengiye nabo umurimo uradutota dufite umwete muke n'uburinde bw'umusange utimwa n'imfasha ubu nubwo utazi gushoboka kuko utaruwanga hamya kunyuza ko wamenye ko Yesu umugisha w'Imana. Tubanje gusenga. Mana, turagushimiye cyane wabanye natwe muri iteraniro, uho umugisha buri muntu wese wageze hano muri iteraniro. Mana, uwo umugisha pasiteri watuyoboye, uwo umugisha abaririmbye, abasenze, abasomye ibice, umuntu wese wageze aha Mana, abatanze amaturo, abicaye bakumva, ntihagire umuntu n'umwe udatahana umugisha wawe Mana. Kandi imirimo yose turangiwe y'itorero, imigisha yacu mu miryango, ingendo zose, intambwe zose dutera tukiva aha, n'iki cyumweru cyose tugishize mu biganza byawe Databuja, kugira ngo kizakomeze kuyoborwa nawe. Uhe buri muntu wese Mwami Imana kugendana nawe no gukomeza kubona ubutabarwa kuva mu kuboko kwawe Mwami. Wakoze cyane, natwe turishimye, kandi Imana ukomeze kutunezeza kubw'urukundo rwawe mu izina rya Yesu. Samugisha. Uwiteka Imana yacu igira neza, ibane namwe, ibaha amahoro. Ibuzose imigisha yayo uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amen. Tujyane n'amahoro y'Imana.